Ndabasuje abakunzi ba Bizera Media TV nk'uko bisanzwe buri munsi tubafitiye udushya twinshi bitewe n'ibintu cyangwa se komenti abacuti bacu abantu babashije kudufollowinga bagenda batubaza. Hari ibintu byinshi tugenda tubategurira. Uyu munsi rero ikintu twabateguriye naje kubabwira amoko y'imboro n'uburyo zikora. Ushobora kwibaza ngo se ngo koko nk'uko ibituba bigira amoko n'imboro zigira amoko? Yego, zigira amoko. Rero uyu munsi twakusanyirije amoko y'imboro ndetse n'uko zikora. Ushobora kubyibaza. Uyu munsi rero iya mbere twabakusanyije ni yitwa uruhosho cyangwa uruhosho. Ubwo bwoko bw'imboro ni imboro iteye nk'urubaho. Urabona ukuntu urubaho ruba rufite inguni, iba iteye nk'urubaho. Iyo mboro rero ikunda gukundwa cyane n'abakobwa cyangwa se abamama baba barabyaye, kuko nk'iyo tuvuge uramutse uri nk'umuhungu ufite ubwo bwoko bw'uruhosho, iyo ugiye kurongora umukobwa w'isugi cyangwa utarakunze gukora imibonano mpuzabitsina cyane, ushobora no kumukomeretsa. Rero abantu bayikunda cyane ni abamama babyaye kuko irabaryohera cyane. Kandi ubwo bwoko bw'iyo mboro iyo umugore nyine wakunze gukoreshwaho iyo mboro cyane, igituba cye gihora cyasana kuko iteye nyine ukwayo. Urumva nyine nawe urubaho, umva urubaho ukuntu ruba ruteye, niko nayo iba iteye. Ni ubwo buryo rero ubu bwoko bw'iyo mboro bukora. Ubundi bwoko bw'imboro ni imboro yitwa rwoga. Rwoga iyo iba nyine y'irwoga amabondo. Iyo mboro ni imboro iba ipima hafi santimetero 20. Ikunze kuba ari ndende kandi ibyibushye cyane, kuva ku mabya kugera hejuru kugera ku gitini iba isa nk'aho ihorose, ariko kuva hasi ku mabya ibibyibushye kugera hejuru. Iyo mboro rero ikozwe ikundwa n'abagore cyane. Abagore barayishimira kuko iba maripfa. Rwoga rwose imaripfa abagore, hahandi iyo bayicumise umugore, uwo mugore ntahava, nta wundi mugabo ashobora kwifuza. Abagore rero barayikunda kuko iyo maripfa. Kandi rwoga ukuntu ikora, iyo umaze gukora ituru ntabwo ipfa guhita ishyukwa ako kanya. Irakora ikarangiza mu buryo bwiza kandi ntabwo ijya ishyukwa vuba. Nicyo rero abagore bayikundira, irabahaza bakanyurwa rwose nta kibazo, ku buryo bajya gutangira iyindi turu umugore yamaze kubyiyumvamo. Kandi abagore barayikunda pe, kuko rwoga ni ubwoko bw'imboro nziza. Ubundi bwoko rero bw'imboro nabazaniye, uyu munsi mbafitiye ubwoko bwinshi, muraza gusobanukirwa. Nabazaniye ubwoko bwinshi, nizere ko ibibazo bitazongera kuba byinshi. Ubundi bwoko bw'imboro ni yitwa akaraga. Akaraga ni akaboro gatoya, kaba gafite santimetero hagati ya 13 na 19. Iyo mboro rero ntabwo abagore bayikunda kubera yuko iba ifite umubyimba mutoya, ibinanutse. Bakunze kuvuga ko ibicisha umushyukwe kuko ntabwo ikora hose, ntabwo arongora umugore ngo ikore mu mpande zose, kaba ari akaboro gatoya. Rero abagore ntabwo bayikunda. Ubwo ni ubwoko rwose imboro y'umugabo imeze gutyo. Akaraga ntabwo ikunzwe ariko nyine bibaho. Ubundi bwoko bw'imboro ni impare. Impare yo noneho ni ubwoko sinzi ko navuga ko bukunzwe cyane. Ni ubwoko mbese impare ni kwa kundi imboro umwana yakivuka iyo bamusiramuye, kwa buri nyine aba yaravutse bagahita bamusiramura. Iyo niyo bita impare. Ubwo bwoko rero bw'ukuntu bukora, ihorana umushyukwe. Iyo mboro bene ubwo bwoko ihorana umushyukwe, hahandi nyine yahura n'umukobwa agire ngo niyo aba ari mu nzira yumva akeneye igituba, ni uguhita atura hasi.
impare rero ni ubwo buryo ikora, noneho amasohoro yayo akunze kuba ameze nk'amazi, kandi bene abo bantu baba barasiramuwe bakivuka bakunda kubyara abakobwa, akenshi bakunda kubyara abakobwa. ubwo bwoko nabwo ntabwo bukundwa cyane, ariko yibura buragerageza. ubundi bwoko twabateguriye ni ubwoko bwitwa igihashi. Igihashi ni ubwoko bw'imboro, imboro itagipfa kurangiza. hari igihe uzasanga uri gukorana imibonano mpuzabitsina n'umugabo cyangwa n'umusore ntarangize, nawe ubwo bikamuyobera, cyangwa se yajya no kurangiza amasohoro, aho kugira ngo asohoke ari amasohoro hagasohoka amaraso. iyo mboro uburyo rero uburyo ikora, iyo ngiyo y'igihashi uburyo ikora, irarongora pe, irarongora. hari n'igihe ishobora kurongora neza umugabo akaba yanyaza umukobwa, ariko ntabwo igirangiza. ibyo rero akenshi iyo mboro biterwa n'uburwayi. hari igihe aba yarikubise hasi wenda akiri mutoya, noneho zimwe mu nyama zijyana ku mboro zikangirika, hahandi nyine hari igihe bitanamenyekana ntavurwe, akarinda akura, akarinda aba mukuru, inyama zarangiritse. cyangwa akaba yararwaye nka malariya yo mu mutwe, nayo amahormone nyine akora amasohoro ntabashe gusohora amasohoro kuko aba yararangije gupfa, ubundi hangiza hakajya haza amaraso iyo agize amahirwe yo kurangiza. ubundi ntabwo iyo mboro rwose ntabwo igipfa kurangiza. hahandi uzabona uri gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore agategereza bikanga, iyo niyo mboro y'ubwo bwoko. bakunzi ba Izere Media TV, mwumvishije amoko y'imboro twabateguriye. ayo moko mwumvishe n'uburyo akora. nkawe musore wajyaga wibaza, ushaka kuba wajyaga wibaza atari kongera numva bavuga ngo habaho ngo amoko y'imboro nkuko habaho amoko y'ibituba. ubu ngubu aka kanya wamaze kumenya ese imboro yanjye iri mu buhe bwoko, yitwa gute, impamvu ikora gute. nawe wa mukobwa wamaze kumenya ese ya mboro nyine ukunda yandi ikunyura, niba itakunyura ni uko iri mu bwoko nyine bwa za zindi. kandi umuntu ntabwo ari uba wariremye, buri muntu afite uko aremye. ubwo rero niba warahuye nayo ukaba wumvishije uburyo ikora, ntabwo warenganya umuntu. n'iyo ukunda wamaze kuyumva, umunsi wahuye nayo nitakunezeza uzamenye yuko ari wowe ubifitemo uruhare. ndakeka rero mwamaze kumenya amoko y'imboro. ubutaha tuzavuga noneho amoko y'ibituba yose tuyave imuzi n'uburyo bikora. ndabashimiye rero mwebwe mwamaze gukanda subscribe, mujye mukanda no kunzogera, muduhe izo comment, like, share, musangiza abacuti banyu ibiganiro byacu. ndakeka bizagenda bibaryohera kuko mudukunda, aba ariko mugomba kubikunda. murakoze rero, ibiganiro byacu nakagaruka.